niyo ntikize sheri ariko mana nukujya nitwararika kabisa ku buryo none se unyise niyori na mutesa akayita niyori na jida akayita niyori byaba bitaniye he ngomba kuba mfite itandukaniro ibyo byo ni ukuri kw'Imana sheri mbese se yani kajya hano warambwiye n'ubuki meze neza sigaye numva ashaka ko turi kumwe buri munsi bisegonda buri munota mba numva nyine nuko nyine nta bushobozi umuntu afite numva wahita umufasha wanjye none ngo njye mbyuka nk'ubuntu uruhande rwanjye ukajya kuryama nk'ubuntu uruhande rwanjye byabona ngombwa no mu kazi tugashinga akabotike ukajya dukorana muri botike ahantu hose ndi kumwe nawe niyo rero none se ujya ubona ukuntu uri mwiza ni ukuri kw'Imana uri keza ndetse cyane wintera isoni ndeba cyangwa mba numva nyine meze nk'umumarayika Imana yanyohereje ku ino si ni ukuri ariko noneho shawe usigaye unungura muri iyi minsi usigaye ufite imitoma idasanzwe ntabwo nsanzwe nanjye tuvuga ngo iyo udasanzwe uri kumwe n'umuntu udasanzwe uba ugomba kuvuga ibintu bidasanzwe ugakora ibintu bidasanzwe ukaba udasanzwe mukaba badasanzwe ibintu byose ntibisanzwe reka no kuba turi gukundana ntabwo bisanzwe kubera ko urabatinze kunsubiza hari icyo bitwaye se cyangwa mbwa siko nagusubije wamfashe barambwiye ngo wifashe umukobwa ngo muri kuganira ngo ngo ibintu uri kumubwira ngo abyumva neza abiferinga ngaho umiriza nkwereka akantu umiriza ugiye kumbwira ko nkunda si nkukunda ugiye kumbwira nta kandi kantu nyine ugiye kunkatira ngaho umirije ngabumbura intoki ariko utareba ngaho umuntu kanonurira utunurire nyine umva ntabwo ushaka kukurekura kame nkarya kararyoshye ntabwo ari ikintu cyo kurya ariko